naho boss we najya gupesa ati reka ati boss sinziza ati ago nje nyine mbona arimo neza nyine mbona nazi ibyo birarangira. Ku munsi wa gatatu mabuja nago yigeze agenda ari hagiye boss umuhungu we araza n'ubundi mu gikoni nanjye ashaka kunkora nk'ibyakoze uwo mukobwa, ariko nge arukuntu nyine umuntu umwubaha kubera akagukoresha usa nkaho uca bugufi. Yankozeho ndataruka narutse mabuja barinjiye yinjiye asanga ndatarutse nyine ahita bibona nyine ahita biceka yuko nge n'umuhungu ari byo twari turimo. Ari magumba barancanira nanjye n'ijye usigaye ko nimo umugore atinyutse akikubitira umugabo ipano y'umunwa yonyine shane kabaye. Nanjye mu gusohoka umukozi yabonye nsohoka nta mwenda wundi narajyanye y'imyenda ibiri. Umukozi yabonye nsohoka niruka we ntiyamenye ibibaye, we yumvishe ipano mu nzu yumva n'induru ariko ntiyamenya ibibaye. Atamenye ibibaye we yamenye nsohoka ati Nadia ndamwanira gareka sinzagaruka mu bahinde ndagiye ntabwo nagaruka ati none se bigenze bite ndamubwira nti nagiye reka asigaruka ikora nawe gito. Urakoze mumeze mte umeze neza. Ku muntu ugeze hano bwa mbere amazina yanjye ni Nadia, ariko hagati aho ngaho umuntu ufungura azajya ahita anakora like na comment ziba zikenewe na za subscribe nyine mujye munasharinga na mwese nyine kugira twemeze kugurane ibitekerezo twemeze tubane ku murongo wa Adoe Empire. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru ariko umuze kubabarira ntabwo nyine ibabaje ariko irasekeje. Ni story yambayeho kwa karindwi k'umwaka ushize, ariko nyine muze kunyihanganira umuntu wese uri buyirebe ambaraze gutera comment ambaza ibibazo byose yumva ashaka ari nako ndi bumusubize. Right, mwaka ushize mu kwa karindwi hari Expo nagiye muri Expo nyine hari ukuntu urabiswa muri Expo umuntu agiye gutera ikiraka nyine kugira ngo acururize bari abatazi Kinyarwanda kugira ngo nyine ubone amafaranga. Ngiye murabizi ko nimba ari ikintu nshoboye ntabwo naburara mu buzima bwanjye n'Imana irabizi sinaburara kiretse ari ukundi ikuntu nyine byagenze. Ndakugendeye haburaga iminsi nk'itatu bakiri gutera ari amatente nyine kugira ngo muri Expo batangire gukora, ariko hakabara umuntu twigeze gukora naho nari ngiye kureba ko ari nyine ari mu bantu baje gufata ibibanza. Vuganire reka ngiye kumureba ndebe yuko twakongera tugakorana kuko yanyishyuraga nyine n'ibiceri byinshi tu. Ndakugendeye mageze nsanga naho uhari. Sanze naho hano mpasanga umuhindo ari guteresha amatente nyine ari gufata ikibanza cyo gukoreramo. Bano bahinde bacuruza ibintu by'amabrenda, ibintu by'inuza by'amatapi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ubundi bene ngiye kureba twacuruzanyaga we yakoraga inkweto nyine yacuruzaga inkweto. Mubonye nyine mani byo mwihangana nacyongereza nzi sibyo, ariko gake yanzi basi karanunze. Ubwo ngubwo dangije turaganira nyine ako nta Kinyarwanda nyine cyadanje yarazi nawe nyine ni kwa gufefeka nyine guhuza inyuguti zihura n'izidahura. Noneho wowe nk'umuntu wenda uri mu Rwanda wenda umaze igihe uhari cyangwa wahavukiye ukagenda utoramo ijambo ashatse kuvuga kimwe nuko nawe kubera ko ashobora kuba azi Icyongereza nanjye nkoresheje Icyongereza gipfuye ahita yumva icyo nshatse kuvuga akankosora. Yari kumwe n'umwana we turaganiraho gatoya nyine mwaka kazi arambwira okay no problem. Tambwana Imana ishimwe ubwo bakamaye ambwira ngo ejo nzaze nkori, ariko manza kwakubitana n'akandi kaniga ka hano mpaka rakina higikondo nimbaraka esimbizi tuza gukubitana karimo kwinjira nge ndi gusohoka. Ndakazi sugiye ngo mani ngo ngiye kwishakira ikiraka kabisa ngo ibi ntago byazava mu gusa umuntu yaba atarya atananywa mani ngo rero imihanda yanyirengo n'akazi kabuze. Nambwira nti okay sinuko byagenze ati nuko byaje. Nambwira ni naribe ubwo ndangije nge nditahira nyine ndavuga ni pu akazi ni gatangira ikibanza kiri nabonye nzajya gukora.
expitangiye njya mu kazi nyine dutangira kujya dukora ku bw'amahirwe kakaca amatwa kubitanye kabwa kagiye gushakira kaduhurirayo uwo musaza n'umuhungu we nabo baba barahari urumva nyine twabaga turi abantu bane ariko nyine dukorana wumva nta kibazo na kimwe gihari wumva bimeze neza noneho ntabwo nzabyibagirwa nyine nabwengera sekeje ese ko utazi icyongereza utazi igihinde undi nawe atazi ikinyarwanda atazi niyo bijya urumva ariko nyine mukabasha nyine ariko kumvikana mukoresheje amarenga nshuti zanjye abantu ntibazagushuke ngo ururimi nirwo rukora gusa mani n'amarenga arakora ntibazagushuke ntabwo waba ushonje ngo ubure kubwira umuntu ngo I'm hungry ntabwo bishoboka ariko iyo bikunaniye bituma umubwira ati ngenda ndashaka kurya mu nda ndumva bimeze nabi wana kandi akabiguha twarakoze tukorana ibyumweru 2 gukorana ibyumweru 2 ko kundi nyine baba bari gusezera experience kurangira nyine twari twahuje nyine mu gukora tu ndavuga ko kundi bamwisabira akazi n'ubundi ko mbona n'ubundi ashobora kuba ari umucuruzi n'ubundi tugakomeza tugakorana ndamwegera neza nitonze nyine muri cya Nyarwanda kiwe kidahuza inyuguti n'izindi nanjye muri cya cyongereza cyaje kidahuza inyuguti ndamwinda namwana ndashaka akazi ndashaka akazi abona koko ndi seriye amereza business card arambwira ngo nzamuhamagare nimba niteguye amakazi ndamubwira nta kibazo ubwo bukumbwa nta kibazo urumva yambwiraga ikinyarwanda cy'igififiko ngamusubiza icyongereza cy'igififiko nakumva bitavamo icyongereza bitari buvemo nanya musubiza ikinyarwanda cy'igififiko kujyana wabasha kubyumva nyine urumva ni ibintu bundi byari bisekeje utamenye biva niyo bijya ubwo ndataha ndavuga okay ubwo ndi hano mu rugo ngiye kwitunganya ngiye kwaka akazi kwa boss ariko ikibazo se boss ndamenya no turivugana uruhero nyine hari igihe ubururimi ubwira umuntu bitewe n'akazi ugiye kumwaka ndamuhamagara turaganira ndamubwira nabonetse arambwira ngo nimusange mu mujyi ahantu akorera njyayo umva ngo rubanda mugira amahirwe nije mu mbere ugira amahirwe ari kugira imyaka myinshi ihangane njyayo nyine mu mujyi ahantu akorera nyine ahantu yari ari gucururiza ngeze nyine tukajya tuganira nyine tugahuza byakanga ngakoresha amarenga nyine ambaza ikintu nshoboye gukora ndamubwira nyine nshoboye guteka ko murabizi ko muri story wishize ibyo twe twaganiriyeho ku bya padiri n'ubundi sanze nayo nkora muri hotel bivuze nyine ibintu byo guteka narabyize ndabizi nyine nzi guteka cyane nyine umuntu bishaka tu azaze mwigisha cyangwa se azaze mutekere ndi mu rugo ibyo tubyirengagize karagaciyemo ubwo ngubwo sinzabyibagirwa ibyo ngibyo biraba birarangira arambwira ati none nzakuyobora mu rugo uze biriya bintu ngo bya Google Map sinzi nimba mwe mujya mu bikoresha ngiye Google Map ntago nyizi kandi na n'ubu ngubu sinababishe ngo mbira rero murabizi ko ndi umuntu wanyu mvugishwe ntago Google Map rwose ntago nayishobora kwigendera ubwo utanyoboye neza nayo anyereza biriya ngo bya Google Map ngarashaka yuko ngo nzagiwe nyine nkanahareba ubundi ngo nyine ngatangira gukora ngakorana nyine n'umukozi wawo nkatangira kumwigisha ufatiye moto yabaga hano Sahara aziniye mani muhinde pe muremure w'umusaza ariko munini byatari w'igisore ndakugendeye turabanza turabaranye na motari turayoba mani mumbabarire mu bantu muri hano cyane cyane abakunzi banje bankunda bansharinga bakora like na subscribe munyigisha ukuntu bakoresha Google Map ko ntabyo nzi murabisiko ntazwirarira ntabyo nzi pe cyakora guteka byo ndabishoboye n'umunwa ndawufite ninda yo kubirya nayo irahari da muzantekere mu ntumire urumva njye tubyirengagize karagaciyemo nyine tugeraho turahagera aho hantu nahamaze icyumweru kimwe guys urugendo nakoze muri icyo cyumweru kimwe ni rwo rugendo tugiye kuganiraho kandi numva yuko ari naho hantu buri wese yagakwiye nyine gusa nkaho navuga ngo yigira ibintu dukora ntago bibaho agiye masanga umukozi w'umukobwa garandi mwiza pe
man nimbabwira ngo ndimwe ako muba mureba aka gasura kanje nyine nimbabwira ngo ndi mwiza mu byumve ko ndi mwiza mujye munyitegereza no muri comment mujye mubivuga ko ndi mwiza abapana bamwe bazambwira ngo ndimwe ariko ngenda bizi neza ndi proud ko ndi mwiza ubwo ndagenda amasanga umukozi nyine nsanga n'undi ibyo bashaka ko mwigisha n'undi yabikoraga ariko nyine hari ibyo adakora neza kubera ko ntago nyine yarazi gukora capati tukanje ndabizi byari ikibazo kandi urabizi abahinde bikundira kenshi capati cyane bagakunda nyine ibintu by'imireti ibintu nk'ibyo nyine ibintu birimo ibirungo bivangavanze utamenya ubwo Serena babeshye nkunda ibiryo ariko narabitekaga simbiryeho n'umunyu kumva ko wakoze sinawumva kuko ibintu bavangavanga zina ry'Imana utarwaye inzoka ngo mari cyumweru ryamye wangaye giye umunsi wa mbere baranyakira neza nahasanze umumama mabuja wanje nyine ukuzemo nawe ukuntu ariko bitari cyane ari kugira mana we none nta kinyarwanda umuhungu we nta kinyarwanda none ibyo bavuga simbyumva ni igihinde gusa nduzi ko ari igihinde harya babyita ngo ni igiterugu ni igiki sinzi ukuntu abahinde bakunda kuvuga sinjya mbimenyera ubundi ndahabasanga nyine nabonye baranyakira mbona nta kibazo umuhungu we kuvuga ni mu marenga nimba kwatsa amazi arakwereka amarenga akashaka amazi nimba ashaka iki arakwereka amarenga akashaka iki ariko uwo mupapa we ikize kiwe we yarageragezaga iyo wamubwiraga ikinyarwanda ntacyo mve yacaga amarenga iyo wamubwiraga icyongereza ntacyo mve akaca amarenga none njye nawe twahuzaga impamvu twahuzaga yarancurikaga nanjye nkamucurika yancurukura nanjye nkamucurukura undi niyo yari gahunda yari muri urwo rugo noneho birangiye urumva ko nyine nari mageze umunsi wa mbere boss urumva yarambonaga nyine yaramaze kubona yuko ubwo mageze ngiye kujya mfashira umukozi tugateka bikarangira umukozi ndamwegera ni umukobwa turaganira ndamaze ko aha hantu hakora gute nta kinyarwanda uzi nta n'icyongereza arambwira ati byihore ati njye ningize uburyo makora ati ngiye kuhakora ati ubwo barabizi nabo nta marenga nta kindi kintu ati n'umugabo nubwo avuga akanyarwanda gacuritse gake ati njye nakubeshye sinigeze niga na intayo nzi ati rwose ujye umbabarira ati ahubwo uzanyigisha ndavuga ni karabaye se njye nzakwigisha igifefe ko nanjye ubwanjye ndi igifefe ndavuga ni nzakwigisha nta kibazo ariko urumva ko bari bamaye akazi ka kabiri ariko mu kujyayo nagiyeyo muri icyo cyumweru nari ngiyeyo nahamaze ntabwo twe twigeze tuvugana ibiciro nyine ko ari ukunyinjiza muri system kugira ngo nabyita ngo kira dutangirane nyine abanza arebe uburyo nkorana no after azama akazi keza nyuma umunsi wa kabiri turabyuka nk'ibisanzwe umugabo n'umwana bajya mu mujyi gucuruza dusigarana na mukecuru baragenda barakora batashye nimugoroba basanga nyine byose byatunganye ariko umukecuru waho yagiraga amahane mpamvu yagiraga amahane nk'iyo wabaga uri koza nk'ibyombo akaza wenda urugero yinjiye mu nzu uri koza isafuriya yasohoka yasanga utarayirangiza yaragutukaga kandi akagutuka mu rurimi utumva akagutuka ubundi byarangira akongera agahindukira agasubira mu nzu uwo munsi umukecuru yaraje asanga nari maze guponda ngiye gukora nyine capati asanga sindasoza guponda ibyo nyine igipondo ntago kiragira nyine ngo igishye kirangire arangije aranuka noneho ndaturika ndaseka tsetse arababara ahita asubira mu nzu ndangije mu magara mko nase ngiye ko nshimye banuka nkaseka kuko nabyumva wowe bagutse bigenda bite tishati we turi kimwe ati ngiye baranuka nkaseka imbavu zikarye ati kuko ngiye nta gihinde rwose bagiye bambabarira umunsi wa gatatu mabuja na boss bajya mu kazi sigara umwana wenyine abandi bagiye nyine urumva ko nta bari bahari yari ngewe nawe n'umuzamu n'umwana umwana ankorera gashya nago nzabyibagirwa araza fata nyine ari boro abagabo mukunda gukora nakunda nyine kuvuga mu mazina kubera ko haba hari impamvu araza atangira gukabakaba wa umukobwa nyine mbona arahagaze aratuje nta kibazo yifitiye mbona ari proud yabyo cyane rwose nta kintu bimubwiye nanone mbyibazaho umutipe arasohoka arongera aragenda ndameze man iyo umuntu agukozeho kuriya mudakunda n'umutaziranye ntabwo bikubangamira
ngo aha ngo shaka ngo byihorere none se ngo nge ko nabimenyereye ngo nta kintu biba bimbwiye nyine no kuza kanka bakaba kuri akagenda ati uretse mu kanya uraje rebe kiye kubona mbona muzaniye amafaranga yamuzaniye nimba ari 5,000 nimba ari 10 ndumva ari 10 ariko yamuhaye 10 yamuhaye nese iryo 10 niryize ngo nyine n'amafaranga yo kuba yankozeho gusa ubwo se muryamanya guhangaye ngo biterwa nayo nshaka danganisha wowe urugo no zarubamo arukiriyemo kabisa wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane naho boss we najya gupesa ati reka ati boss sinzize ati ago nje nyine mbona arimo neza nyine mbona nazibye ibyo birarangira ku munsi wa gatatu mabusha nago yigeze agenda ari hagiye boss umuhungu we araza n'ubundi mu gikoni nanjye shaka kunkora nk'ibyakoze uwo mukobwa ariko nge arukuru nyine umuntu umwubaha kubera akagukoresha usa nkaho uca bugufi yamoze ndataruka narutse mabusha barinjiye yinjiye asanga ndatarutse nyine ahita bibona nyine ahita biceka yuko nge n'umuhungu ari byo twari turimo arangije aragifata gikurura amatwi kijyana hanze aramutonganya ari we yerekanye imbabazi abantu muri comment cyane cyane kubaza abantu bafite abagabo b'abahinde cyangwa se abantu babana n'abahinde mumbabarire mu mbwiza ukuri abahinde ururimi bavuga murarwumva nge ntago ngumva pesi nababeshya kuko na Rocky Film asobanura zose igihinde bavuga ubwo bitiyanditse hasi ngo bize mu cyongereza ntago nabimenye ubwo bajya hanze baratongana bamukubisurisha umwana ajya mu nzu ajya kuryama ntago yagiye kuryama yagiye muri salo sinzi byaragiyemo undi umubyaza mu gikoni nyine araza natwe aradutonga ngiye kundonganya ibintu numva shume yanjye shana ukumenera hasi kabisa yaranonga yenda turika ndaseka karangije andeba urujisho mitanceceka mitansubira mu mirimo yanjye nari ndi gukora ndavuga none aranyirukana tu nta n'imisi 5 ndamara hano uru rugendo nakoze rw'icyo cyumweru rwampaye isomo rikomeye burya mu buzima shumi ukiyemere jya wemera ibyo ushoboye ibyo udashoboye ubwira umuntu ati reka simbishoboye nzi guteka pe ariko sinshoboye indimi sinababeshya namwe murabizi ko muri inshuti zanjye sinababeshya muri icyo cyumweru nahamaze nahavuye byibura nizemo akongereza gakeya gake nabwo ariko gake byo ngibyo nyine urumva byarangiye nimugoroba hageze tujya ku meza turaryama ariko twaba iyo byabaga ari nijoro kuko abahindura ukuntu bakunda icyayi cy'ikawa nyine navuga ko ari ikawa sinzi ukuntu biriya birungo bashyiramo bindi sinzi uko babyita ni kuko mu nzu rero hari ku izina nyine iyo bashaka guteka icyayi ntabwo twatekeraga hanze icyayi cyabo bagitekeraga mu nzu kandi ubwo inzu yacu yaba iyanjye n'uwo mukobwa n'iyazamu byabaga hanze ntabwo twararaga mu nzu nabo twararaga hanze ewana bagafunga iwabo natwe tukajya mu cyumba cyacu tukajya kuryama umuzamu urumva yararaga yicaye hanze yaryamaga ku manywa kuko niwe wafunguraga imodoka niwe wakoraga ibiki nyine urumva ko nawe yari umuntu nkatwe nyine urebye umunsi wa 4 mpamagara umukobwa twabanje kubana ariko nawe nyine wajyaga nyine ukora nk'ibyo ndakoraga ibyo kujya gushaka akazi muri Expo ndamubwira nisha nafatishije namwe nafatishije
ngo tangira rero ngo nzanire ngo itapi ngo na Brenda nanjye nzajye nywa ji ngo nanjye mbumukena ndabizana mu yandi ko amafaranga baratangira kumbarira tuhoya tugomba kubizana namwane ahubwo agenda gace utuze namwana ahubwo nawe ugira uze nawe ngushakira akazi dore umunwa wanjye usigaye ukora asigaye bamakazi mu Bahinde arambwira ati reka njye ntabwo nakorana n'Abahinde nahise kubera iki ngo yekorana nabo tu ngo uzambwira shumi. Ikintu cya mbere kibaho ni ukuburirwa ntiwumve burya ngo amatwi arimo urupfu nakuyumva uko yambwiye ngo nimakore sha umva amatwi arimo urupfu ntabwo wumva kabisa nawe rero kubera iki ngo wowe kora yewe uzambwira. Umunsi wa kane umunsi ntabwo twatetse kuko nta muntu n'umwe wari uri mu rugo yabazamu yari yabyutse agenda agiye iwabo sinzi ibyo yari agiyemo bosi na mabuje n'umuhungu ntabari bahari njye n'umukozi twari byari byaraye natwe dufata gahunda yo gufunga tukigira ku muhanda gutembera. Tugenda turatembera urumva umukobwa aba yifitiye ibiceri by'iwenge nanze kubyakira tujya ku muhanda arambwira ati urumva ushaka gaki tamwaye njyewe shano mashaka mitsingi konje kabisa nuko namubwiye arambwira urashaka mitsingi namwe ndayishaka arambwira tugende bayiguye barayima we ntabwo yanywaga inzoga nyine yanywaga fanta cyangwa anywa amata. Turicaye umukobwa muzima dushyize agatima hamwe ati icara aranye nicara tubanze tunywe reka boss azatabura umuntu umufungurira ku gipangu atajya abuze umuntu umufungurira arampamagara yabanje guhamagara zamu kuko nyine we na zamu bari bafite uburyo bavugana wenda wasanga we baravuganaga bakumvikana simbizi arampamagara muri cya gifiko kiwe cyiza arambaza ngo ndi namwandika umuhanda arambwira ngo I'm here arayirambaza ngo weya nimba yarabaje ngo weya ndamubwira ndapfera none kabaje weya none ndamenya mubwira ngo sinambwira ko ndi kuri boutique ndamubwira ko ndi mu kabari ndamubwira ko ndi mitsingi nayiteye seke nsohoka niruka arameze ugenda mwani boss atwico gahambirwa hagaze ku rugi yaheze umukobwa ati rero turapfera rero baragiye kutwirukana turagenda kubw'amahirwe Imana dusenga nimwe nuko ari njye wahageze mbere undi ageraho umukobwa yaramwashije nk'urushyi mabuje yarasigaye mu mujyi asigaranye n'umuhungu we sinzi ibyo bari basigayemo sinzi ibyo boss yaraje gufata mu rugo ngajyane turamukingurira arinjira agezemo indani muri cya gifefe ko cyese kudutukara dutuka koko aho njye niba njyewe nababwiye mubwire kiriya gifefe ko muracyumva basi dutuka ako yareba nge akabona nge nibereye ibihaye ntabwo ndi kumwumva yareba undi akabona namutonuriye apo rero barago bivamo itsingi maze kunyigerera mu ndatambika ndagenda nigira mu gikoni nta kintu na kimwe cyari gihari kitakozwe byose byari byakozwe cya gisigaye cyari guteka ibiryo by'ijoro muri cya gififiko cyanye ndamubaza se umunsi turateka iki kumaza ngo turateka iki ntago yabyumvise nanjye sinigeze nongera kubimubaza naracecetse ariko uwo mukobwa ko yabagazi ibiryo nyine n'iminsi yabyo babiri arambwira ati ibyo dutekanye ndabizi byihorere wowe ikintu uri gukore ni ukumfasha gusa nyine tukabatekera turateka ubundi bakunda sinzi nimba muzi ko Abahinde buriya bakunda nyine hari inyama nyine batajya barya tu hari n'inyama barya kimwe nuko hari amasamake batarya ari nayo barya icyo gihe twatetse inyama n'abari bafite akungo gatoya niko twazitekaga iyo utazitekaga mu kungo ntabwo byavagamo kandi ubwo nimba uzitetse mu kungo byabaga ari itegeko ngo ubanze ukureho ibyawe uri burye kuko ibindi ni izina ry'Imana mbabwira abantu barya nabi ntabwo warya ibiryo birimo ibirungo birenze 1000 ngo uzabe izina ry'Imana ubwo agiye urwaye inzoka ubwo nyine twe twagombaga kumenya ngo nimba tugiye guteka muri ka kungo ibirungo byose biri bujyemo twashyagamo ibirungo birenga 5 kandi by'ubwoko butandukanye kandi ari mujyemo n'ubundi pavuro igitunguru tungurusumu seleri biriya arya babyita ngo narako ahajyagamo ibibabe nka 700 noneho ubare ibyifu uri buze gushyiramo ibimeze nk'amavuta uri buze gutoba ugasukamo ko mwami Yesu twe tukavuga toke nimba tugiye guteka ikiro n'inusu cy'inyama inusu turayishyira ku ruhande ni abantu 3 ikiro ni cy'abantu 3 ubwo gambizi ko ibyanye ari ibyanye n'umukozi wundi dukorana ndetse n'umuzamu uwo munsi duteka neza pe sinzabyibagirwa batuguriye fanta
ariko bakagira defo iyo utetse ukabaha isosi ntago babiryo kaya kabera birungo byabo hari ukuntu ibiryo bimaze gushya bira birungo byabo usukamo bigenda bikamatana nayo bimatanye bikora gasosi gafashe byatari ariko ikosa ni rimwe uwo mukobwa yari yaragowe we yumvaga ko umunyu wakoze izina ry'Imana n'umwuka wabyo kunkubita mbipfunduye ngiye kubigaragura nararukaga nkenda gupfa nk'ibi bintu nk'ibi bihambirwa ubundi bungiye kubiteka gutege kubiteka nkandi nyine nkumva ntago bindimo kujya kubiteka ariko nyine nkabiteka kubera akazi ibyo birarangira sasa rero kanze mbatere story ko nicyo cyumweru cyanjye cyarangiye kandi kikarangira neza ariko ndashimira umuntu wangiriye inama yo kuva hakiri kare nkacanga sherisha warakoze cyakora wankoze akantu reka mu gitondo mabuja azakubyukire akarabe n'umuhungu we bagiye mu kazi boss asigara mu rugo nyine urabona iyo boss asigaye mu rugo muba mugomba kumwitaho nyine neza mukamugaburira igihe akogera igihe nyine kugira ngo atakwirukana kogeje umushahara icyo gihe nari ndi mu gikoni yiciye muri sale kureba ibira biziki byabo by'abahinde baba babyina bagira gutyo arya ni gutyo ni gutyo nibyo ni gutyo no arangije arampamagara izina ryanjye kuri yamagara byari byaramunaniye ariko yamamagara nkabyumva kera kuko ukuntu yamamagaraga nyine narabimenyaga keka nini namubwiye izina ryanjye namubwiye ko nitwa Nadia yajya guhamagara Nadia byamunanira agakoresha N gusa akavuga ngo na nkahita menya umuntu ahamagaye nkagenda niruka uwo munsi ba boss nyine urumva mabuje n'umuhungu bari bagiye mu kazi nibo bari bagiye gukora mu mujyi boss yarasigaye aho ngaho mu rugo turi twenyine nyine mu rugo n'umukozi n'uwo muzamu nyine yari yagarutse yicaye muri salo aramamagara ndagenda yarabanje anyaka amazi ndayamuha ashize umwanya anyaka amata nayo ndayazana ariko ubwo mukubinyaka nababwiye ngo mwabana umwe nagihinde nyine ni kwa gucurika no gucurikanga wakakwereka ikintu ashaka iyo byananiraga kubimenya yafataga telefone agatanyereka wenda nk'ifoto y'ikintu ashaka ko muhereza undi nkajya kukimuha umugabo uwo munsi aramamagara n'ubundi ndabikora ibyo byose birarangira muzanira ibyo kurya ararya asoje amaze kurya nyine maze kwandura arambwira nimwicare iruhande yanyambwira ngo ubundi hari ukuntu umuntu akubwira ngo harya ni I want care ni I need care gutyo nyine tundumva ari I need but ari simbizi ntago mbizi namwe muzabyimenyere yambwira gutyo nkamubaza sizekeye akacece kakanyihorera ndigezeho mbonye bindame iki kigabo kingana gutya rebera ubwoya gifite rebera uruda gifite none ibiguru biragera none ngiye kwicarayo nyine tu gende mwicarira uruhande ngo ndimo ese ndamusoma ndamwoza ibirenge ndamukorera massage ndamukorera Imana ari ureba umuntu none umuntu mudahuje ururimi ukabura ikintu na kimwe wamukorera avuze okay kanibe itente mwicarira uruhande tureba neza iriya ndirimbo sizashaka ko tureba se wenda ubwo wamugana nanshyira mu cyerekezo nimba ashaka ko mukoraho nimba ashaka ko nkora iki ubwo arabimbwira nyine turicara tutangira kuganira muri cya gifefeko cyacu ariko nubwo twafefekaga hari ibyo nyine yavugaga nkabyumva arangije nyine atangira kumbaza ngo se ngo uzabashwe kunyitaho ngo ibiki ndamaye kukwitaho gute ngo nyine ngo kumakea ndambwa yego nzabishobora ngo ngo bivuze ngo niba uzabishobora ngo uriya mukozi ngiye kumwirukana wowe hasigaye ndavuga ko sura mwana w'umukobwa niwe mwirukana nge nkahasigara biramarira iki ariko nyine nko wa muntu uri kwiteretera ikiraka ndambwa ni nta kibazo rwose nushaka kumwirukana ku mutima ariko ntabwo nise mbibwira gutyo direct narabihishe ndambwa nushaka kumwirukana undi se nagenda no ndi nta kibazo nzasigara nkakora ndi ngiye nyine kandi nzajya nkubirwa umushahara kabiri ko yahembwaga kwera ko boss nzajya mwitaho uko twicaye muri salon na za ndirimbo turi kureba no kuba noneho turi kuganira abarifashe ari ukuntu umuntu agucisha gutyo kuboko inyuma akagufata gutya ku bitugu
umuzi w'ubuzima. Kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Arifata mfata ku rutugu turi kuganira, ukuguru kwiwe aragufata agutereka gutya imbere ku kameza kari gari nyine bura bumeza butoya buba bukikije imeza nini. Twemeza twitera story urumva televiziyo iri kuvuga ibisaku za nta kintu twitayeho. Byari mu masaa 8 z'amanywa. Agiye kumva numva umuntu inyuma akingoye urugi, nago hari hafunze. We mu kwinjira ikintu yinjira akora n'ikimwe niyo bababwira ati umurangira inama yo kuva yinde simbe yo yarabebukiye. We nta kindi kintu yakoze. Kuri kwizine n'ahantu hatajyaga habura ipanu ndetse n'iriya boro ngo nibinika imwe batekamo amazi nyine y'icyayi. Ni ibintu bibi bitajyaga bihabura. Ko hari ukuntu nyine babaga bakeneye nko kugira ibintu bikorera mu nzu wenda twe turi hanze batari busohoke bakariho nyine byose babikorera. Ewa nagiye kubona umuntu isura nagiye kubona bimwe kuri bose biragira reka mbabwira abakobwa nimba abantu bagabo barako ukupese panamenye imbere sashira modeo ukuntu umuntu bamukubita mutunguye kurira nabishobore kuvuga bikamunanira nawe muri wabire ukora ikintu ukora. Umwana w'umunyarwandakazi ikintu nagukoreye yagiye gutaka avuga ngo ai namaze kurenga igipangu nagiye ukuguru kumwe kwari hanze ukundi kwageze nyamushikigenda kuko nabuze rimaguma barancanira nanjye n'ijye usigaye ko nimo umugore atinyutse akikubitira umugabo ipano y'umunwa yonyine shane kabaye. Nanjye mu gusohoka umukozi yabonye nsohoka nta mwenda wundi narajyanye y'imyenda ibiri. Umukozi yabonye nsohoka niruka we ntiyamenye ibibaye. We yumvishe ipano mu nzu yumva n'induru. Ariko ntiyamenya ibibaye. Atamenye ibibaye we yamenye nsohoka ati Nadia ndamwanira gareka sinzagaruka mu bahinde ndagiye ntabwo nagaruka. None se bigenze bite? Ndababwira nti nagiye reka sigaruka ikora nawe gito. Shuti zanjye bavandimwe. Kuva ubwo kugezana n'ubu sinzi niba umugabo akiriho cyangwa yarapfuye, ariko muzamba bari umuntu uzamumbonera azamubwira avuge ngo isosi twumve nimba yabishobora. Ukamenye se imbere bayahubuje mungana ry'inyundo rimwe ryasigaye kuko njye nabonye biratakara ndiruka ubwo nimba ndi yarasigaye muri bataramwongeye ndipana. Oge twiganirire basi bisanzwe reka mbabwire. Wari bwabone iyo utunze imbeba mu nzu ukazana ipusi ukuntu bimera. Nta mbeba yongera kujarajara. Numva niyo yabishonje kaje ntiyongera kujarajara. Rero nanjye n'abahinde niko dusigaye tumeze. Nango bitaniye n'umuhinde hose. Ngiye mbabwiza ko atazajya n'umuhinde rwose wiyongoza no kuntereta. Ndabizi ko abahinde benshi hari abazi Ikinyarwanda. Nsigaye ninyabahinde abantu bakubitana amapanu kwera gupfa. Ariko ibazo uramutse nkubise ipanu uri umugore wanjye ngende umugabo amenye ukayamaramo ngo nuko usanze mfashe umuntu ku rutugu usanze turyamanye byagenda gute mujye mumbara mu bwizukuri. Bakobwa rero mukunda abanyamahanga congratulations mugende mubare nabo wenda namwe murya amapanu muzambwira ngereka reka ngiye nikundira abanyarwanda n'abana beza y'abana abanyarwandakazi muri nshuti zanjye sinababeshya murabizi. Umuntu wawe ufite akazi ko guteka mu rugo aba gutekera famiye gutekera abashyitsi cyangwa se gutekera wenda nk'agapati azabamagara nzamutekera nta kibazo ndahari. Nimero zanjye muzazaka kuri channel yanjye. Marakoze Imana idahana umugisha.